nataka kuwajulisha ni kwamba ndashaka kubamenyesha ko buri umwe wese muri mwe agomba kumenya neza ko iki gisirikare cyacu ari urufatiro. Urufatiro muraruzi. Ku itariki 8 Mata mu mwaka w'1994 nibwo Major General Paul Kagame wari uyoboye ingabo zahoze ari za RPA yamenyesheje amahanga ko agiye gufata icyemezo cyo guhagarika Jenoside yari atangiye gukorerwa abatutsi niba ntacyo amahanga akoze. Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yatangiye byeruye ku itariki 7 Mata mu mwaka w'1994 nyuma y'umunsi umwe indege yari itwaye Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda irashwe. Ubwicanyi bwahise butangira hirya no hino mu gihugu by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ku itariki 8 Mata mu mwaka w'1994 Major General Paul Kagame yari yamenyesheje ingabo zose yahaye amabwiriza abayobozi b'ingabo ko batangira urugamba rwo guhagarika Jenoside. Ni icyemezo cyatangajwe ku Murindi muri Byumba ahari ibirindiro bikuru bya RPA, cyahise kimenyeshwa abadiplomate b'amahanga n'imiryango mpuzamahanga. Abambere bahawe inshingano zo guhagarika Jenoside n'abasirikare ba RPA bari muri CND. Ku itariki 28 Ukuboza mu mwaka w'1993 nibwo abasirikare 600 bari bayobowe na Charles Kayonga bahagurutse ku Murinda hari ikiciro cya RPA berekeza mu mujyi wa Kigali. Iyi batayo kandi yabarizwagamo abandi basirikare bakomeye nka Major General Retired Charles Kalamba, icyo gihe wari Captain Jacob Tumwine, Emmanuel Rugazola na Kwikiriza. Inshingano z'ibanze z'abasirikare kwari ukurinda abanyepolitike ba FPR inkotanyi bagombaga kwinjira muri guverinoma. Ku itariki 6 Mata mu mwaka w'1994 ubwo indege ya perezida Habyarimana yahanurwaga, ibintu byahise bihindura isura kuri izi ngabo 600 zari zitegereje guverinoma y'inzibacyuho, maze zitangira kuraswa n'ingabo za leta zari Kanombe na Kacyiru. Nyuma y'uko Jenoside yakorerwaga abatutsi itangiye, abasirikare bahawe inshingano nshya na Major General Paul Kagame wari uyoboye urugamba, wababwiye ko bagomba kwihagarika. Iki gihe iyi nzu ubikororamo inteko ishinga amategeko bari bacumbitsemo batangiye kuyakiriramo abahungaga, ndetse igice gito kigirwa ibitaro byitaga ku bakomeretse. Abasirikare bakomeje guhatana bonyine kugeza ku itariki 11 Mata mu mwaka w'1994 ubwo batayo ya Alpha yabaga mu karere ka Gicumbi yasesekaraga i Kigali iyobowe na Sam Kaka, maze bongerera ingufu babasha gufata uduce dutandukanye mu mujyi no guhagarika Jenoside. Intego yari kwihutisha urugamba no gutsinda ingabo z'umwanzi no kwirukana intera hamwe zicaga abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu. Ingabo za RPA aho zafataga zarahatunganyaga zigashaka ahantu hafite umutekano ho gushyira abarokorwaga, bakabashakira ubuvuzi, ibyo kurya, ibikoresho byo kuryamaho no gukoresha, ndetse n'imyambaro yo kwambara. Muri ibi bikorwa abasirikare ba RPA batoranyagamo abana n'inkomere zirembye bagashyirwa ahantu bahabwa ubufasha bw'umwihariko. Ibi byakorwaga n'abasirikare bake basigaye barinze umutekano. Aba nibo bakoraga imirimo yo kuvura, gushaka imiti, kubaganiriza no kubahumuriza no gushaka amakuru y'aho abandi baba bihishe. Ingabo za RPA muri urwo rugamba rwo kurwanya bicaga zagendaga zirwana n'ingabo z'inzirabwoba n'intera hamwe, zigenda zirokora abatutsi zibagarura hari umutekano. Muri urugamba hari itsinda ry'abasirikare ryajyaga imbere mu mirwano, uretse indi mirimo ryakoraga ryagendaga rishakisha abarokotse aho baherereye, abihishe mu nzu, abari mu bihuru n'ahandi mu mihanda. Abarokorwaga babajyanaga ahabaga hari ikicaro gikuru cya batayo. Aha niho baboneraga ibyangombwa byose bakeneye birimo ibyo kurya, imyenda, kuko benshi basangwaga bambaye ubusa, bakabavura, byaba ngombwa bakabajyana mu gace karimo umutekano kabaga karateguwe mbere. Iri tsinda kandi ryagendaga rireba agace karundanyijwemo abatutsi bagombaga kwicwa, rikabimenyesha icyicaro gikuru cya batayo, nacyo kigategura igitero cyo kubarokora. Abari ku cyicaro gikuru cya batayo babaga bafite inshingano ebyiri. Icya mbere barebaga niba bashobora gufata icyo gice kirimo abantu bagiye kwicwa bakahafata hose, bagakiza abari bagiye gupfa. Urugero nko kuri stade Amahoro bateye Remera barayifata, bakiza abari muri iyi stade. Iyo babonaga ari ahantu bigoye kuhafata umwanya, hoherezwaga ingabo mu ijoro zikagenda zikabazana zirwana. Nuko byagenze kuri Saint Paul, Saint Andre n'ahandi. Hari abatasi bagendaga imbere, uretse amakuru ya gisirikare bashakaga, bagendaga bareba n'aho abakora Jenoside baherereye bagatanga amakuru, ariko haba hari icyo bashoboye cyo gukora bakagikora.
muri Kigali kuko hari ingabo nyinshi zihanganye haba ku ruhande rwa RPA na leta ya Habyarimana. Niyo mpamvu ibikorwa byo gushakisha abatutsi byakorwaga cyane nijoro, kuko ku manywa barwanaga, ku mugoroba bagatangira akazi ko kujya kurokora abantu mu bice umwanzi yabaga arimo. Abarokotse benshi nuko barokowe, abandi barokotse ari uko Kigali n'ibindi bice mu gihugu bigiye mu maboko y'ingabo zari za RPA zarwaniraga guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi.